intambara zihindura isura, hari intambara z'amasasu, hari izindi zirimo ubwenge bwinshi, bakakwita icyo utari cyo, bakakwitirira icyo utakoze, bagahora urugamba rwo guharabika, muraruzi. urwo nirwo rusa nkaho rugezweho kuri twe, ariko rero narwo murufitiye intwaro, ubundi sinzi impamvu nawe mutarurwana. Uzujyanye nko muri Kongo ibyo ntabwo utabuzuza irimo miliyoni z'abanyarwanda, uzujyanye mu Ruhengeri, uzujyanye Gisenyi, uzujyanye muri ibi bigo bya gisirikare, uzi imirambo y'abanyarwanda nakwereka wowe mufite n'ibyo mushingiraho. So it's too much gusa wenda ikindi ntanakubeshya nuko nafunzwe inshuro nyinshi muri ubwo bwana bwanjye, nyine nkakizwa nuko ndi umwana, kuko uwo mutima wo kwitangira abantu ntabwo numvaga uburyo nyine nakwicisha imfungwa inzara. Ibyo byarangiraga nzigaburiye, ejo ndi muri gereza, ni muri gereza ni rwa rudogo byaje kurangira ari ibintu by'uburinzi bana bingwe n'ibintu bihura n'ahantu abantu baba bari. Hari abagabo bafungiwe ahantu, abo bagabo sinshaka kumwumva biteye ubwoba, byarangiye bo none nta n'ubwo ibyo nabaye ni ibyatsi nabahaye, kuko bo barangiza bagati basiduha ibyatsi, kuko abo bantu bari ku rwego rwo kubaho umuntu arya ijisho ry'undi, undi akarya izuru ry'undi, undi akarya utubya tw'undi. Utu tuntu tw'utuntu mubona ku mubiri tugera dutenda buriya nko muri masitarago, nitwo tuntu twa mbere duhunguka ku muntu, so ku buryo mugenzi wawe muri masitarago akeneye two kurya nitwo yabasha kurya byihuse. Niko byagenze. So rero ni inzira gusa, wenda nakubwira ko ndabizi ushaka kumenya ibyo nahuriyemo nabyo, nibyo mubwira ko biteye ubwoba, biranatangaje gusa ntabwo nahakana ko ari cyo kintu wenda cyaba cyaranshyize mu mutwe, gukunda ikintu cyitwa ubuzima bw'abantu, uburenganzira bw'abantu. Actually when I say that they created me, nicyo mashaka kumininga. Ubu muntu mfite still bo babumpaye kubera ibikorwa bibi nabonaga ndi umwana, nkibaza impamvu ibintu byatumye mbona akababaro ukuntu karenze, n'uburyo kuhotora no kwica bigoye. Ndetse no kuba intwari nabyo barabinturuye n'inzi, no kudatinya nabyo barabinturuye n'inzi, no kugira amakuru nabyo barabinturuye n'inzi. So muri izo nzira rero nzengurutsemo ku macano, ibyo mwirwa muvuga tuvuga, abanyarwanda bavuga, abanyarwanda bashaka ubutabera, abanyarwanda bashaka ibiki. Murabizi ko dufite ibibazo, abatutsi bararira, abahutu bararira, abatwa bararira, abakongomani bararira, abanyamurenge bararira, abanyamasisi bararira. Yewe ubwo bwoko bwose z'uburyo bwicwa n'impamvu bwicwa n'igihe n'uburyo byagiye bikorwa. Si byaje ndavuga ngo imihore yo iragenda ikuma ikajya ku magufwa ugahinduka nka plastique, ariko tutuntu tw'utuzuru, utwiso, utunwa, ururimi warukururayo. Yes, n'imyijima barabikoresha, nabibonaga n'imyijima barayiriye. Abo bantu mu by'ukuri ibyo nzabigaruka nko mu bitabo no mu biki, ko ntago nzi abantu waye. So nabahaye ibyatsi by'inturusu za kimari ndapfura, ndabahereza. Undi murinzi waje kunsimbura avuga ngo naba ngaba nabo rudogo ngo yabagaburiye. Abo bantu babaga bafunzwe n'ingabo za RPF bashaka kubicwa n'inzara. Nese nge nakubwiye ko nari ingabo ya FDL cyaki. Ndabizi, ndagira ngo abadukurikiye bataza kubyitiranya. Ya abo bari abanyarwanda gusa, nicyo navuga, bavugaga ikinyarwanda. Aho twari no mu Rwanda bari abanyarwanda. Zaje ari amakamyo arenga 6 karantipiye, harimo abagabo bambaye ubusa, harimo abagabo nyine generasi yo Kagame aririmba ngo u Rwanda usigaye kuri 75. Ese waba yibagiwe ayo makamyo kwe? Ako ni akantu gato tubyihorere, kuko ibyo biboro byo sorry muri abavandimwe bintera trauma tunshobora dushobora kujya ku bindi. Reka twakire Eric, umunota umwe nawe menya hari ibyo yabayemo nk'ibyo ari umwana, byaba ari byiza wenda agize icyo abivugaho byanagufasha. Mu by'ukuri ikintu cya mbere navuga ni ukwerekana ukuntu Imana ikora, ibitangaza Imana ikora
ntabwo waba uri mu rugamba mu ntambara ufite imyaka 9, ufite imyaka 10, ufite imyaka 13 ukarokoka, kuko izi ntambara ziri kuba muri uyu munsi nibwo bari kuvuga ati abanyarwanda bari gupfira muri Kongo, bakerekana imva z'abanyarwanda bari gupfa. N'icyo gihe abanyarwanda barapfuye. Kuba rero Badrama yarabashe kurokoka, ntabwo nuko Imana yari imufiteho umugambi w'uyu munsi ugezweho. Impamvu mvuze ngo reka ngire icyo mvuga ni uko nanjye aho nari ndi kumwe na Dani Munyuza akica abanyeshuri twari turi kumwe, ngiye nkarokoka. komeza nshuti yanjye, ariko urabitubwira ko nanjye hari ibyo nanjye numva umusatsi ukamva abanyeshuri, ko ndabizi hari abanyeshuri byagiye, ariko iyo mbonye none wowe wabibayemo, nk'uko mvugana n'umwana Garasi w'umunyamurenge bafungiye mu nzu bagapanga propagande zose zo kurimbura umurenge, nkaba mbyumva bigahura n'ibyo mfite. Nawe tubwire story. Icyo ndashaka kuvuga mu by'ukuri, ndashaka kubaza gusa gusubiza ikiya kibazo Louise yakubajije ati ni gute therapy umuntu ayikora. Njyewe nkurikije amateka yanjye, nkurikije ibyo uvuga, mpita mbibona nkabyumva, kuko usibye nkabyumva nk'umwana wabonye abanyarwanda bari gupfa, imirambo myinshi, abanyagihugu ikintu cyavuyemo mu mateka ni uko njye nemera neza yuko twarokotse kubera ubuntu bw'Imana, twarokotse kugira ngo tuvuge ibyo twabayemo, uko baravuga ngo ntabapfira gushira, bakongera akavuga ngo hari ikintu abanyarwanda ngo hasigaye habuze no kubara inkuru, ariko twebwe twarokotse kugira ngo tubare izo nkuru. Noneho terapi nyayo, terapi nziza abanyarwanda benshi tugomba guhuriraho, ni uko tugomba kuvuga amateka yacu, ni uko tugomba kumva yuko ibyatubayeho nta ruhare twabigizemo, ahubwo abashaka kubidukubitisha, abashaka kubikoresha kugira ngo kubidukoresha ku ngufu no kubyemera ku ngufu, twarabihakanye guhera ku myaka 9, bicaga mbare bagafunga mbare, ugafunga agafungura, ugafunga ukicisha inzara nkagabura, ukajya ukamfunga ukamfungura. So iyo niyo terapi ikomeye mu by'ukuri, kandi ni ibintu umuntu agomba kugenda agumya gucamo, kuko bavuze ku myaka 13 wagiye mu ntambara. Wenda ikintu kimwe nzi ni uko Jay Polly mwari mwegeranye baramwica, ako ni akandi gahinda gatandukanye n'ako mu ntambara. Uyu munsi turi kuvugana ntabwo uri mu Rwanda, kandi ari uburenganzira bwawe kuba mu gihugu. Ibikorwa byose wakoze wabikoreye mu Rwanda, wifuza guteza imbere u Rwanda, uyu munsi ntabwo ushobora kuba muri icyo gihugu. Ako gahinda, uko kubabara, ntabwo tuzahagarara. Mu by'ukuri wabavuye ngo nibo bakuremye, twaremwe n'Imana, niyo yaduhaye ubushobozi bwo kugira ubutwari bwo kugaruka tukavuga tuti dore uko ibintu bimeze, ni uku nguku umuntu ashobora guceceka. Ariko ako gahinda wagize, uko kuba guca muri ibyo bibazo waciyemo, numva nkabibona nkabimenya, kuko wowe tubisirininga uhita ubibona nka filime, uhita ubibona amashusho agenda ndakwara. Ariko ntabwo ari njye nawe gusa, hari n'abandi. Iyo tuvuze ababyeyi, abantu mu miryango babura abavandimwe, bakabura inshuti, abo bantu twavuze ngo Jado yari afite aho atuye, abo bantu barabizi ko Jado yabuze, ni abantu baganiriye nawe, ni abantu basangiye nawe, bagurizanya nawe. Icyo ndi kuvuga, iyo resilience, uko nta terapi dukeneye abanyarwanda, ni ukumva ibi byago tubicamo twese turi kumwe, tukiyemeza kubivuga turi kumwe, tukazakira nk'umuryango. Nicyo kintu ushaka kuvuga Rugaba, ntabwo mvuga ibintu byinshi. Urakoze cyane, biramfashije. Urakoze. Reka kandi mbihanganishe mwembi, nyine ari wowe ari Eric, mufite ayo mateka muhuriyeho yo kuba mwarabaye mu bintu nk'ibyo muri abana bato. Ni ibintu bibabaje, birimo n'ikindi kiganiro kwacyo n'andi masomo kwayo. Reka twakire abantu. Aline, wakoze kwihangana, nanagushimira mu bantu banyandikiye bansaba ko twazatumira Badrama na Sheila.
twabikoze uyu munsi wakoze kuba waje reka tuguhe iminota itarenze 3 niba ari ibibazo cyangwa igitekerezo nito kuvaho turajya kuri Muhizi yagiye urakurikirwa na Rwamucyo nyuma turafata n'abandi bakurikira. Urakoze cyane Rugaba uyu munsi ndumva nasubijwe urabizi ko Barama agikora ikiganiro nakubwiye ni icyifuzo cyanjye nuko yaza kuri space zawe tukaganira nk'urubyiruko ko hari byinshi tuba dukeneye gusangira nawe nagira ngo mushimire kuba yaratinyutse kuko hari benshi nawe bagifite ubwoba kandi wowe ukaba waragize ubutwari bwo kuvuga kuri njye rwose numvise umaye hope yuko n'abandi bashobora kugukurikira sinari nzi ko bishoboka iyo umuntu abimbwira wenda nawe kuvuga ati ntabwo bishoboka ntabwo yakwigomwa ibyo byose so ibibazo byanjye ni 3 Rugaba uramfashe niba ufite memory nziza buriya hari ibyo nshobora kwibagirwa ariko icyambere nagira ngo ubuze kuri Buravan sinzi nimba ubizi ariko bivugwa yuko yaba yararozwe n'iriya leta bakanakora ikinamico cyo kujya ashaka kujya kumujyana kwivuza mu Buhinde ariko se hari icyo waba ubiziho nicyo cyambere cya kabiri ndumva umuhanzi Meddy ataragiye kwamamaza Paul Kagame amaze imyaka myinshi atajya mu Rwanda ese birashoboka kuba nawe yarabonye yuko iriya leta atari gushyigikirwa ariya leta y'abicanyi ariko se nimba ari byo wabuze impamvu we adashobora gutomora ngo avugira abari aho ahantu abavandimwe bacu bari ahantu badashobora kuvugira kuko nibaza ko ari nayo mpamvu tuba turi hano tuba tugomba gukora iyi privilege dufite yuko turi ahantu hari ubwo burenganzira kugira ngo tuvugire abacu badashobora kuvuga so nihe mpamvu cyangwa se wabuze nimba kuko nawe yaritandukanije na FPR cyanyuma twabonye yuko gukorera business mu Rwanda ari ikibazo mwavuze kuri motion tubabizi barwemeza mirimo rwose bashize mu gihugu ese nawe wigeze wisanga mu bikorwa byawe ugomba kwigura ese bigeze baza kugusaba numva ngo abantu ngo ba FPR bakaza kugusaba amamiliyoni cyangwa se amafaranga bakanakubwira umubare bashaka tujya tubyumva kwa Sina Gerard ngo baje kumusaba miliyoni runaka ese wowe byakubayeho wagira icyo bitugeraho urakoze ariko cyane mbere yuko nsubiza ibibazo byanjye ngira ngo nkwisabire uzirinde yuko bagugusha mu mutego wo kugutuma ku muntu w'inshuti yawe magara akazagusomeshaho n'ibikabe nibaza yuko ubu twamaze kumenya FPR ku buryo wakwirinda izo nizo mpungenge njya ngira ku bantu bakiza muri urugamba mvuga ni ese baba bazi ko FPR izagutumaho inshuti magara aba numva ari izo mpungenge mfite nizeye ko urimo kwirinda kandi bihagije urakoze cyane kandi welcome ku rugamba uru rugamba ni urw'ukuri kandi kuri igihe cyose ruratsinda urakoze urakoze cyane reka twumve Rwamucyo abantu bari gusaba mikoro bihangane Aline umuntu umaze kuvuga ajya amanuka kugira ngo tubone uko tuzamura abandi Rugaba unabyandike urabyanditse ndaza kubikwibutsa yes ndakwibutsa yaka twakire Rwamucyo tureze twakira n'undi muntu kuri TikTok kuko nabo bategereje umwanya munini Rwamucyo murakoze kuma ijambo njyewe nta bibazo mfite ahanini ahubwo ni nk'inyunganizi cyangwa nk'ibitekerezo bya nyiranye yuko mbibona bitewe n'ibyo twari turi kuganira Rugira watangira urabaza uti ngo ni gute twisanze aha hantu ikibazo cya nkorogoshye mu mutwe nabashije kwandika nka point nk'icumi ukuntu twisanze aho hantu wihute iminota ntirenga 3 cyangwa mbere yuko ntangera kugira ngo mbibutse motion yafunzwe ya poste murabyibuka ku itariki 20 z'ukwa kane umwaka ushize ubwo yapostinze mugoroba mu gitondo bamubyukiraho so rero n'umuntu utazi ubwenge ahita abona icyo bamujijije so ni gute twisanze aha hantu so FPR itangira muvuma of course byari ifite root cause impamvu zifatika impamvu k'abanyarwanda bacontributinze bakabaha abana bakemera gupfira ku rugamba icyo kintu cyari gihari barabasha no kuyicommunicatinga
irumvikana ko abantu dukeneye share equals, dukeneye opportunities zingana. Bamaze kugera mu buyobozi nibwo batangiye kujya baducreatingira abanzi, hakabaho imaginary rules ziri ahantu utazi, ukaba utazi ngo nahe mategeko ugomba kwirinda cyangwa itegeko ni irihe kitari itegeko ni ikihe noneho wajya nko mu ishyaka urabizi indahiro zabo ngo n'ingamba nzafatwa nk'umugambanyi uwo ari we wese, icyo kimwe kugira ngo creating identity y'umwanzi. Stage ya kane bagezeho ahubwo utarakarenga nta nubwo birangira ko uzaba uri umugambanyi w'ishyaka, uzaba uri umugambanyi ngo w'urwo w'igihugu. Ibi bintu abanyarwanda kutamenya gutandukanya ishyaka n'igihugu na perezida ni ikibazo dufite cy'amateka. Mu bindi bihagutse abantu bakajya ngo bahagutse ngo wishe abantu kubica mwabigize umuco, ariko nta nubwo mugomba kutwicira amateka n'umuco. Ntabwo ugomba kuba perezida ngo witwe igihugu, nta nubwo igihugu ari ishyaka, nta nubwo ishyaka ari igihugu, period. FPR ni akantu gato, just a small piece of kuri iyi CFPR ni akantu gato ntibagakeke kari banini. They are not. Abanyarwanda nibo banini, igihugu cy'u Rwanda nicyo kinini, FPR ni imbeba nk'izindi zose. Bajye bambabarira n'umushinguzi. So stage ya karindwi kugira ngo ntondeke stage zose ukuntu twisanze muri dictatorship ya Kagame. Stage ya kane ni ugucreating icyo bita loyalty. Urabizi ko twagize ba Moriki bakaba abantu basingiza, bakaba ari abantu bamukira abanzi, n'ubu turababona the future ntazi ibyo bakora. Iyo niyo stage ya kane. Stage ya gatanu ni ugucreating a confusion mu bantu, ku buryo wowe utabuzi uyoboye ninde, ubuyobozi ninde, mugahora mwishishanya nk'abaturage, buri wese akumva ko undi ari umwanzi w'undi. Icyo kintu nacyo baragikretinze. Stage ya gatandatu ya stage noneho ibitangiye kuba final dictatorship, handi ubutegetsi bwivolvinga ku muntu, aho umuntu ari we byose. Bikarangiraho bivuga ko umuyobozi atajya yibeshya, ari nk'iki nta kintu guverinoma ikora ijya yibeshyaho na gato.